of God is burning on Easter. Utarigeze kumenyicha. Hallelujah. Imana ya muhinduye icakuga. Mutanga. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba. Asohozika tumuzamura ibiganza hejuru kuri we. Atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Hashimwe Hashimwe Yesu watuzeyimana. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Nemuri so. Nemuri. Utarigeze kumenyicha Imana yamuhinduye icakugacu. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba. Asohoza ibyanditswe kuri we. Muzamure hashimwe Yesu. Hashimwe Yesu watuzeyimana. Mubwira gutya mwese. Hallelujah. Tuzamure ibiganza duhe Imana icubahiro. Hallelujah. Mubinyeganyeze ku bwa Yesu, niwe wenyine witanze. Hallelujah. Ntabwo ari so wanyu witanze, hitanze Imana. Ntabwo ari nyoko wanyu witanze, hitanze Kristo umwana w'Imana. Ntitugafata ibintu byose ngo tubyoroshe. Pasika ni umunsi wo guserebura intsinzi twahawe na Yesu Kristo w'i Nazareti. Twamuvugiriza impundu Yesu. Ubu turidegembya muri we. Gira nka gutya turebe, widegembye turebe. Hari abantu bakiboshwe, hari abanyabyaha bari hano batarakizwa, baze babasengere. Abatarabohoka batarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, mwegera abashumba babasengere. Uyu ni umunezero w'abana b'Imana bakijijwe. Haleluya. Umuntu wacungu wari ugiye gupfa wowe, bwira mugenzi ngo wari ugiye gupfa, wari upfuye. Tell your neighbor you are going to die. Haboneka igitambo Yesu, mubwire ngo arapfa mu cyimbo cyawe. Jesus None urahura garamye. Now you're here free. Yesu ntabwo bahombye kumushima gutyo, two kwirukanka tugasara hano tukavuga ngo haleluya. None baratera haleluya wese ngo Yesu yakoze iki? Ntuzi n'icyo yakoze? Uraho gusa utaramenya icyo yakoze ntiwanakwishima. Ndebera umuntu mu maso utishimye ubwa kwa urabizi wowe, mubwira nubona atishimye, nubona atishimye mubaze uzi icyo Yesu yakoze. Nubona atishimye birashoboka ko hari abatabizi. Maybe there are people who don't know. Ini Pasaka niyo ya mbere numvishe
ndamukurura Yesu ndamukurura This ndavuga is the ati first kwe Easter I can attract Jesus and fill shiramo him. ritime y'iyo ndirimbo tuyigende hanyuma tusoze uku jewe narangije hasigaye akandi kamwe n'akandi kamwe Yesu warakoze tukuzamura ibiganza n'ukuri utarigeze kumenya icyaha yeah, 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 yeah. Ni muri Yesu Kristo, haleluya. Ni muri Yesu Kristo, umibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyuniyemo natwe, ntiyabaye ikitubaraho gukiranuka kwacu. Ni muri Yesu Kristo, umibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyuniyemo natwe, ntiyabaye ikitubaraho gukiranuka kwacu. Imana yiyuniyemo natwe, ntiyabaye ikitubaraho gukiranuka kwacu. Hashimwe Yesu watuze n'Imana. Hashimwe Yesu watuze n'Imana. Ahimbazwe tukuzamura ibiganza Yesu warakoze. Watuze n'Imana. Twese hashimwe Yesu watuze n'Imana. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we. Atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Ahimbazwe Yesu watuze n'Imana. Ahimbazwe Yesu watuze n'Imana. Hashimwe Yesu watuze n'Imana. Hashimwe abari hejuru namwe Yesu.
hashimwe turimbane twese tuzamuye ibiganza hejuru hashimwe hashimwe Yesu uyu ni umunsi w'intsinzi hashimwe kubita sebeni kubita iyo sebeni n'agasirimba gatoya turangize ndumva mfite gusimbuka muri nje kubyo Yesu yakoze sinzi nawe nimba ari kuri kubyumva ariko ndumva kabisa zungu yatinze hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu niwe mukiza uwategetse ibyawe biramwumvira hashimwe izina rya Yesu niwe utuba hafi uwategetse inyanja iramwumvira hashimwe izina rya Yesu Satani hashimwe Yesu hashimwe izina rya Yesu watsinze 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 Satani tambirwa 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 n'abantu n'ibyaremwe samura singizwa Yesu singizwa n'abera n'ibizima byose hashimwe watsinze Satani hashimwe hashimwe watsinze Satani samura hashimwe watsinze Satani hashimwe watsinze Satani mureka tuve bari hashimwe ndio wasi uzamure hashimwe hashimwe ngira mugazo ngo ashimwe Yesu watsinze Satani ibiro byawe biracari bikeya kujanje
twagi hashimwe 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 wazize satani hashimwe 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 wazize satani hashimwe 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 wazize satani hashimwe Yesu yaratubohoye. Mwampaye umwanya nyuma y'abandi bose ndiyongeza iminota. Mugira gutya turebe. Wowe utabigize uruwa kwande, uruwa muhe muryango, utuye inyuma ya Yesu, zamura hejuru twohagera, gwina zungu, zamura gutya. Imani waumugisha cha ariko zungu mani waumugisha chup 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 1 2 3 hashimwe 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 wazize satani hashimwe hashimwe wazize satani mureke tuvugirize Yesu impundu tuzamura amajwi. Iyi pasaka cyangwa pasika ntisiga ufite uburwayi wari ufite mu izina ryayo. Tera intambwe zirindwi uvuga ngo Mana iyi pasika ihindura ubuzima bwanjye. Zirindwi mu kwizera. Tuvuze akaruru. Subiza amasembere. Buri wese aserebure. Nushaka uzamura ikoti, nushaka uzamura Bibiliya. Umve, hashimwe hashimwe Bishop Marimu Mugisha Bishop Ure Bishop imyaka afite urebe ni yawe bariza mugeza ngo ufite ingahe subizamo
turashimira uyu munsi umunsi wa pasika ariko uriya mwana yanejeje so nanejeje kubw'umukozi w'Imana duherukana hambere ariko ndasaba kugira ngo imwe ikomeze kumuha kuba subiza amazu mugaragaze piano nize kuva mu mabafu yego Yesu urakoze zamura gutya zamura za dukomeresha amashyi menshi cyane. reka tubasengere Imana izakomeze kubaha gukiranukira Imana kandi ikomeze kubaha kugira ngo Imana ikomeze kubagira umuriro umwanzi Satani ntazabayigira. Mwami turagushimira abakozi bawe mwarambura amaboko turagushimira abakozi bawe Mana zibaririmbye kuva nimugoroba kugeza kuri aya masaha turagusaba rero amaboko yawe ababeho baba umuriro umwanzi Satani ntazababone kare Mwami witeka turongera kugusaba aho bakomoka amahoro hataye ijwi ryawe ryumvikane isi yose hinda umushitsi kubw'abakozi bawe bitanga wumvise gusenga kwabo baguhimbaza Nyiringabo tuzi neza nyakubahwa yuko ugiye gukora ibikomeye aho bakomoka izina ryawe rihabwe icyubahiro reka dukomere amashyi Imana yacu cyane habwe icyubahiro habwe ishimwe reka dusirimbe dusoze inota itanu wowe wankuye isoni Yesu arakora icyubahiro ni cyawe Mana warakoze wahoraga imbere yawe nuzuye amarira narutse gushima ni wawundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira narutse gushima wowe wankuye isoni wumvise gusenga kwanjye mu gihe gikwiriye wampaye icyo nasabye wowe wankuye isoni wumvise gusenga kwanjye mu gihe gikwiriye wampaye icyo nasabye Yesu arakora ukuri arakora nubwo utarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe aruta itangiriro nubwo ibihe ndahinduka ntibimukoraho Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe aruta
arakora ibyo ushaka ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora ibyo ushaka we ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora inyoni zarororotse mu kirere amafi yo mu nyanja yaragwiriye inyoni zarororotse mu kirere amafi yo mu nyanja yaragwiriye wibaza ko mbikunda kurusha umuntu bigatuma uza imbere ya nshuti zeye wibaza ko mbikunda kurusha umuntu bigatuma uza imbere ya nshuti zeye zaguha umugisha ongera umugisha uhindura umugisha ibyo uzabireba zaguha umugisha ongera umugisha uhindura umugisha zaguha umugisha ongera umugisha uhindura umugisha va dans la chambre. Voilà, son été l'âme de l'arrière. Uri wasagaragaza kubwira Yesu. Yesu waducunguye. Bila sikaile. Izo mundu ni zawe Emmanuel. Hala fariga. Voilà, sino afino inarike. Tribela varie. Osina abite. Icyubahiro ni cyawe Yesu. Zamura. Yego. Suara ni cyawe. Kuya gutambirwa na bera. Zamuka. Nuko. Ay. Yego Yesu we. Hallelujah. Yesu Kristo wa haleluya. Come.
zamura 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 tuwarakasha tuwa bala farde kaino man umva mube muretse kwicara ntabwo twongera kwicara. We are not Yes, sitting ashimwe. again. Praise Jesus. turashaka kuvuga ikintu kimwe We want to tell you one thing, hanyuma turamya Imana then worship dusoza God tugenda. as we wind up and go home. icya mbere The first one, turabashimira ko mwitabiriye iyi I gahunda thank you all yo for having guselebura ubutsinzi attended bwa today. Yesu Kristo ku musaraba. icya kabiri The second thing ishaka kukubwira that I want to tell you, ukwezi kwa kane in this month of April, ni ukwezi k'urupfu. it is a month of death. ukwezi kwa kane The month of ni April, ukwezi k'urupfu, it is a month of death. ariko nanone But again, ukwezi kwa kane this month of ni ukwezi April k'umuzuko. is a month of resurrection. ntago harimo urupfu gusa, It is not only death, harimo n'umuzuko. there is also resurrection. rero iyo harimo So umuzuko since there is resurrection, bivuga ko it means imva the uyu grave munsi today, nta kintu kirimo. there is nothing in reka it. ibyawe byose byari biri mu mva Everything of yours that uyu has munsi been in the bisohoke muri grave, iyo mva. may it come out ijambo of the ry'Imana grave rivuga ngo today. imva iri vide. Because the word of God tells Vuga us ngo the grave is vide. empty. ubutunzi bwawe bwari mu mva All your nibusohokemo riches and hasigare your wealth that were in vide. the grave, that they abana open. bawe bari mu mva Your children that were in the nibasohokemo grave, hasigare may they vide. open up and it stays umugabo wawe empty. wari mu mva Your husband was in the nasohokemo grave, hasigare may he come vide. out and it remains empty. imana iguha umugisha May God bless you. waje You as ahantu habereye mariage